Mwiriwe neza, mwongeye kwirirwa nshuti zanjye, bakunzi bacu. Iyi ni Elayon Mountain TV nk'uko bisanzwe. Murumva Rusasira Emmanuel niwe ubagezaho kino kiganiro. Uyu munsi tugeze muri Uri y'Abakaludaya. Naho tugiye kuganirira, twumve ni ibiki byagenze bite. Muri Uri y'Abakaludaya hari hatuye umugabo bita Tera. Tera yari amaze imyaka 70 avutse, abyara Aburahamu, abyara Nahori, abyara na Harani. Iyo Uri y'Abakaludaya niho Aburahamu yavukiye. Murabyumva neza, ubwo tugiye kuvuga ku mugabo bita Aburahamu. Ni ukuri nta shiti, tugiye kubagezaho amateka y'umugabo witwa Aburahamu. Ariko icyo gihe yari ataritwa Aburahamu, yitwa Aburahamu. Tera arimuka ava mu gihugu cya Uri, baragenda bajya mu gihugu cya Harani, baturayo we na Aburahamu n'umwuzukuru we Loti. Bamaze kuhatura, ise amaze igihe aratanga arapfa. Maze gupfa, Aburahamu avugana n'Imana, imwimura mu gihugu cya Uri, imujyana mu gihugu cy'Iharani. Arahava, Imana amubwira ati haguruka tugende njye kukwereka aho nzagutuza, izabe gakondo yawe n'abana bawe, aho niho nzakwereka. Icyo gihe Imana yashakaga gutangiza kumvikana ku isi, kuko isi yari imaze igihe irimo imana nyinshi, cyane cyane nka Uri y'Abakaludaya hari harimo ibigirwamana byinshi. Ngo nta wundi murimo isi yakoraga wari uwo kubaza no gukora imana. Urumva, iyo yakoraga yayigurishaga abantu bakajya birirwa bayiramya, kandi ari we wayibarije. Imana rero yanga icyo gisuzuguriro cyo guhora kureba abana yiremeye cyangwa se abantu yiremeye kugira ngo bajye bahora baramya ibigirwamana, irabyanga. Muribuka hari imana nyinshi za Bali, imana nyinshi za Gogi, n'imana nyinshi cyane, ariko Imana yarebye icyo kintu iracyanga. Ndetse tuvuye no muri Uri y'Abakaludaya, nubwo u Rwanda nabwo rutari rwakanditswe amateka yarwo, ariko hari hariho abantu. Icyo gihe natwe twari dufite imana dusenga. Rero Imana imaze kubona ayo mafuti y'ab'isi bakoraga, ibintu birirwagamo, ibintu birirwaga bikora ngo barasenga. Nko mu Bushinwa basengaga imana yabo ngo ni Buda, bagera mu Buhinde bagasenga inka, hari n'abasengaga izuba, hari n'abasengaga ukwezi, n'abasenga inyenyeri. Rero Imana ireba amafuti, iravuga iti reka ntangize ndebe uko natangira kwireka abantu. Ihera ku mugabo wo bita Aburahamu. Aburahamu yimwiyerekera ari mu gihugu cyabo, iravuga ati haguruka ujye mu gihugu nzakwereka, nzagutuzayo kugira ngo izabe gakondo yawe n'abana bawe. Rero icyo gihe Imana yamuhagurutsa. Aburahamu arahaguruka, ajyana na muhungu we abereye se wabo wo bita Loti. Loti akaba yari umuhungu wa Harani. Barahaguruka barajyana. Bamaze kujyana, bagera mu gihugu cyaho baratura. Bamaze gutura baratunganirwa, buri umwe wese agwiza inka, amatungo menshi n'abagore. Ariko Aburahamu abona ko bidakwiye, kuko abashumba ba Aburahamu n'abashumba ba Loti bari batangiye kujya barwana, bapfa amatungo, bapfa amazi, inka zivanze, amatungo yivanze, bakabipfa bakarwana. Aburahamu abona ko bidakwiye, ahamagara Loti aramubwira ati ngaho ngwino, dore Imana yaduhaye igihugu, ngwino tuganire, tujye inama, turebe ko twakiza aya makimbirane. Baricara baraganira, bajya inama yo gutandukana.
umwe akajya gutura iwe n'undi akajya gutura iwe kuko amatungo yari amaze kuba menshi atagikwiye kwegerana, kandi buri umwe wese yari agize umuryango munini mugari kandi badakwiye kwegerana koko. Aramubaza ati se uragana hehe? Nanjye ngane hehe? Iki gihugu ni kinini, hitamo aho ugana. Loti arahindukira areba ikibaya kinini cya Yorodani, arakireba kigana Sodoma na Gomora, aravuga ati aha niho heza. Kandi koko icyo kibaya cyari cyiza cyane, kuko Bibiliya ikigereranya ngo ni na ya ngobyi y'Imana ya Edeni, cyangwa se ngo n'igihugu cya Egiputa. Ngo niko hari hameze, cyari cyiza ngo kinetse cyane rwose cyoroshye. Nuko Loti arahaguruka, Aburahamu aramuherekeza amwereka aho agomba kugana, aragenda ajyayo. Noneho Aburahamu nawe agaruka mu gihugu cy'imisozi y'i Kanani. Aho rero ahageze Imana iramwiyereka iravuga ati iki gihugu nzakiguha n'urubyaro rwawe. Uwiteka abonekera Aburahamu i Kanani, amubwira ko icyo gihugu ari cyo azamuhereza, abana be bakagituramo. Aburahamu arabyizera, maze kubyizera abaho arahatura. Igihe kiragera hatera amapfa menshi cyane. Ayo mapfa amara igihe, abona ko inka n'amatungo bigiye kuhagwa. Arazamuka ajya asuhukira mu gihugu cya Egiputa. Ageze mu nzira ari kumwe n'umugore we, ngo ariko ubwo Sara akaba ari umugore w'igikundiro, ari umugore mwiza cyane afite uburanga. Ari mu nzira agenda, aramubwira ati rero turagiye, ariko nitugera muri Egiputa uramenye, ntuzavuge ko uri umugore wanjye, ahubwo ujye uvuga ko uri mushiki wanjye, kuko ubugingo bwanjye babuhitana bakabwica. Rero uzagerageze ukize ubugingo bwanjye, kuko uri musaza wanjye, batazakumpora bazi ko ndi umugabo wawe, bakakuntwara bakagukiza. Rero nugerayo uzankize ubugingo bwanjye. Bagezeyo bavuga gutyo ko Aburahamu ari musaza wa Sara, kandi koko ari musaza we, usibye ko nyine yari yaramurongoye nka mushiki we, ariko icyo gihe yari umugabo we. Byose byari byo, yari umugabo we kandi ari na musaza we. Undi nawe ari mushiki we kandi ari umugore we, ariko icyo gihe babara neza ko ari umugabo we. Agezeyo rero babibwira abaho, babonye uburanga bwa Sara baratangara. Abagaragu barirukanka babibwira umwami wa Egiputa Farawo, baramubwira bati twabonye umugore mwiza cyane, turagira ngo tumukurangire. Baramumurangira, aramutwara. Agezeyo ubwo inka n'amatungo n'ibiki byose bitangira gupfa. Amenya yuko Uwiteka atemeye ko atwara uwo mugore. Aragenda abaza Aburahamu ati ese ni iki nakoze kugira ngo mbeshye ko umugore atari umugore wawe, ahubwo ari mushiki wawe, nkamutwara, none ibi bikaba byambayeho, nagize ibyago byinshi. Nuko aramubwira ati va ahangaha, amuhereza ibintu, amuhereza n'abamuherekeza, ava aho n'umugore we baragenda bagera mu gihugu cyabo. None bagera mu gihugu cyabo, baturayo, baratunganirwa. Nuko bageze mu gihugu cyabo, bamaze batunganiwe, yumva inkuru imugezeho yuko Loti yafashwe mpiri. Nuko igihugu cyabo ko bagifashe. Abami baho bari batuye aho benshi barikoze, barwanya Sodomu na Gomora, barayitsinda, banyaga ibintu byaho, banyaga n'abantu, banyaga n'ibikoresho, banyaga amatungo. Nuko Loti bamunyagamo, bamutwaramo n'ibintu bye n'abe bose n'abo mu rugo rwe.
nuko iyo nkuru imugezeho arirukanka n'ingabo ze, ngo bari abantu 300 arenga batojwe rwose intambara mu rugo rwe, bari bazi kurwana. Barirukanka barwanya abo bagabo, barwanya ubwami, baratsinda, babambura ibyabo bari banyaze, bakurayo na Loti baramuzana. Nuko bamugejeje hafi aho, bamugeza mu gihugu cye. Arongera umwami wa Sodomu abwira Aburahamu ati, ibintu byitwarire ariko mpereza abantu banjye. Aburahamu aramubwira ati, ndahiye Uwiteka amanitse akaboko ko ibintu byawe ntazabitwara, habe n'akadodo k'umwenda hamwe n'inkweto, byose ntabyo nzatwara, ahubwo icyo nshaka gukora ni ukuhereza abantu twajyanye ubaha impamba bariye ku rugamba, numara kubahereza hanyuma ibintu byawe bitware n'abantu bawe. Nuko umwami w'Isalemu ari we Melikisedeki araza, aramanuka azana imitsima n'icyo kunywa, ahereza Aburahamu, aramuhereza, aranywa, ararya. Aramubwira ati, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, Imana y'isi, Imana ihoraho, Imana isumba byose, iguhaye umugisha. Kandi ngo umwami Melikisedeki yari n'umutambyi ukomeye cyane w'Imana. Nuko ngo Aburahamu afata 10 mu byo afite aramukimutura, maze kukimutura ahabwa umugisha atyo n'Imana ye. Nuko uwo Melikisedeki yari umwami w'i Yerusalemu, cyangwa se w'Isalemu itaraba Yerusalemu, ngo ariko yari akomeye cyane, akaba yari umutambyi w'Imana ihoraho. Impamvu umutambyi w'Imana ihoraho akajya atamba, nuko niko guhereza Aburahamu icyo kunywa, ifunguro, kugira ngo afungure, ananatamba aho ngaho kugira ngo Imana ihereze umugisha Aburahamu. Nuko Aburahamu ava aho aragenda. Igihe kigeze, Sara yegera umugabo we Aburahamu, aramubwira ati, ese buriya ntabwo wakegera umuja wacu Hagayi ukaryamana nawe ukamutera inda, kugira ngo tutazapfa tutabyaye, kandi ko twebwe Imana yatuzibye inda tutabyara, ikaba yaradusezeranyije ibyo yadusezeranyije bikaba byaratinze, none twabigira dute kugira ngo tubyarane nawe? Aburahamu arabyumva, arabyemera, yegera umuja we Hagayi, bararyamana, barabyarana. Bamaze kubyarana babyara umwana, bamwita Ishimayeli. Ishimayeli agumaho abana n'abo mu rugo rwe aho ngaho. Imana iza kubonekera Aburahamu, iramubwira ati, ndashaka guhindura amazina yawe. Imuhindurira amazina, ati, ntukitwa Aburahamu ukundi, ahubwo witwa Aburahamu. Iramubwira ati, n'umugore wawe ntakitwa Sarayi ukundi, ahubwo yitwe Sara. Ubwo yabahaga amazina mashya kugira ngo batandukane na Uriya Bakarudaya y'ibigirwamana, ahubwo ibaha amazina mashya y'uko bageze mu gihugu cy'amasezerano. Imana ihereza irindi sezerano Aburahamu ryo gukebwa. Imana iramubwira iti, rero abantu bose, kugira ngo iri ribe isezerano ryanjye rihoraho, buri mugabo wese azajya akebwa mu mwanya w'ibanga, mu byo yambariye, akatwe umunwa w'ibyo yambariyeho. Iryo sezerano rikaba ririho na bugingo n'ubu mu Bisiraheli cyangwa se mu Buyuda, na n'ubu umuyuda wese arakebwa. Ariko nabonye byarakwirakwiye ahantu hose ku isi, byabaye n'umuco w'ab'isi, kuko mbona ari isuku nziza cyane. Imana isezeranya Aburahamu yuko Sara azabyara umwana w'umuhungu, iramubwira iti, ni ukuri ndi Uwiteka, ndi Imana ivuga. Yohereza abamarayika, baragenda basezeranya Aburahamu ko azabyara umwana w'umuhungu.
Sara yaje gutwita, atwita inda y'umwana w'umuhungu, abyara umuhungu bamwita Isaka. Isaka arakura akurana n'abo mu rugo rwe, akurana na mukuru we, barakura rwose. Ageze igihe cyo gucuka bakora ibirori, ise Aburahamu akoresha ibirori. Amaze gukoresha ibirori ngo ariko umuhungu wa Hagayi ngo arabarebera kure, ngo araturika araseka. Ibyo bitera umujinya Sara, aragenda abwira umugabo we ati ni ukuri ndashaka ko usenda umwana na nyina, ndashaka ko usenda umwana n'umujakazi bakagenda, kuko ntabwo nshaka ko bazaragwa kimwe n'umuhungu wanjye w'isezerano. Aburahamu arabyemera, nuko afata umuhungu we, afata na nyina Hagayi, abahereza impamba, arabohereza ati ngaho nimugende aho muzatura, Imana izabaha umugisha. Ariko asabira umugisha umuhungu we ngo azatungwe n'amaboko ye, ndetse ngo azabe umuhigi ndetse ukomeye w'inkogoto. Nuko Imana akanwa k'Uwiteka kavugira muri Aburahamu ati ntabwo uzabura ibigutunga, kandi uzakomera, uzaba intwari, uzakomokwaho n'abantu benshi. Aragenda ava aho ngaho. Nuko Imana yongera kwiyereka Aburahamu imubwira yuko igiye gutsemba Sodomu, kuko Sodomu yari igwiriyemo ibyaha byinshi cyane. Harimo ubutinganyi, harimo kubeshyerana no kugomanwa, harimo ubusambanyi bukomeye, harimo ubusambanyi basambanira ku muhanda. Nuko Imana ibwira Aburahamu ko igiye kuhanyaga, igiye kuhica ikaharimbura. Nuko Aburahamu asabira Sodomu, ariko Imana iramubwira iti ni ukuri abaho bose barasa nabi imbere yanjye, ntabwo nkwiye kubareka. Aburahamu aramubwira ati ni ukuri ndashaka ko nubonayo abantu bakiranuka nibura bakeya utaharimbura. Barakomeza, Aburahamu aganira n'Imana ko n'Imana nibabona barabura abo bantu, haburamo n'umuntu n'umwe wo bakiranukiye Imana ku buryo Imana itaharimbura. Nuko Imana ifata umwanzuro wo kuharimbura. Abamarayika basura Loti, baramubwira bati dore Uwiteka maramaje kurimbura Sodomu na Gomora, gerageza uburyo wahimuka. Barabimubwira, baramwimura, aragenda, ariko bamuhereza kondisiyo imwe y'uko nta muntu uri buhindukire ngo arebe inyuma, mu bo afite bose no mu byo atunze byose byo guhindukira. Nuko arashorera, aragenda n'umugore we n'abana be, ariko ngo umugore we yibuka ubutunzi n'ibintu byose basize i Sodomu, ngo arahindukira areba inyuma. Nuko ya nkingi y'umunyu mujya mwumva ya Mukaroti naho yavuye. Mukaroti naho yabereye inkingi y'umunyu. Naho yabereye inkingi y'umunyu kubera kutumvira Uwiteka Imana, arahindukira arebayo, nuko ahinduka inkingi y'umunyu. Nuko Lote arazamuka mu misozi miremire, aho niho tugiye kurebera inkomoko y'Abamoni. Nuko ngaturayo, ariko ngo ashaka ubuvumo yihishamo, kuko yatinyaga abantu bamwica, babandi n'ubundi bamunyagaga bakamujyana. Yakomeje gutinya ubwo bwoko bwabo, kuko n'ubundi bari kongera bakamunyaga bakamutwara. Nuko aturayo n'abakobwa be. Ngo Loti ageze mu gihe mu zabukuru, abana be b'abakobwa bibaza ukuntu bazabyara, kandi mu isi, muri iyo si y'aho ngaho nta bagabo bahabonekaga hafi, basaga nk'aho baba mu mashyamba. Nuko umwe mukuru agira inama umutoya wo kwegera se, ngo bakamuhereza inzoga nyinshi akanywa agasinda, bakaryamana nawe. Nuko niko babigenje, baryamana nawe, nuko babyarana abana. Abo bana rero bavaho nibo bita Abamoni. Twigarukire kuri Aburahamu. Aburahamu nawe nanone yongera guterwaho n'inzara aho yari atuye.
barimuka baragenda bajya gutura mu gihugu cy'iyegereri. Nuko ahageze ab'iyegereri baramwegera, ariko yongera kujya inama n'umugore we ati ni ukuri ntuvuge ko ndi umugabo wawe, uvuge ko ndi musaza wawe nawe uri mushiki wanjye. Nuko bagezeyo niko byagenze, bavuga ko ari mushiki we. Nuko umwami w'iyegerari Abimeleki, umwami waho, yegera Aburahamu aramubaza, se uyu mugore ni uwawe? Aburahamu aramubwira ati ntabwo ari uwanjye, ahubwo ni mushiki wanjye. Nuko Abimeleki atumira Sara, aramutwara amugira umugore. Ataramuryamana nawe, Uwiteka aramubonekera amutesha uwo mugore. Arongera aramusubiza ati yewe erega uyu mugore ko wambeshye ngo n'uwo ntabwo ari uwawe, kandi nkaba nabyimenyeye ko Uwiteka yarangiriye nabi. Nuko Aburahamu yongera asubirana umugore we Sara, barongera barabana bamarana igihe. Ariko noneho Uwiteka nanone yongera kugaruka kuri Aburahamu, ngo iramugerageza, iramubwira iti ndashaka ko ntambira umwana wawe Isaka. Barazamukana umusozi, Aburahamu yemera gutamba umwana we, azamukana umusozi, aragenda agiye kumutamba. Uwiteka amwereka intama yo gutambaho igitambo. Iramubwira ati mbonye kwizera kwawe ko gukomeye. Nuko Uwiteka ashima Aburahamu cyane, yongera kumuha umugisha. Umugisha yamuhaye tuwusanga mu Itangiriro 21:15. Haravuga ngo Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati ndirahiriye niko Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kuwugwiza nzakugwiza, urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo, kandi mu rubyaro rwawe niho amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko wanyumviye. Aburahamu asubiza aho abagaragu be bari barahaguruka bajya i Berisheba, agezeyo arahatura. Nuko Uwiteka yahaye umugisha Aburahamu, na bugingo n'ubu ukaba ari wo ukigaragara muri Israheli, kandi tukaba twaramenye Imana nkatwe abanyamahanga bitewe na Aburahamu yuko yumviye Imana. Nuko igihe kigeze, Sara arapfa, bamushyingura mu gihugu cya Kiriyatariba, aho ubu ngubu hitwa Heburoni, na bugingo n'ubu. Bamushyingurayo mu buvumo yaguze. Sara arapfa, baramushyingura. Nuko Aburahamu abonye ko umwana we yishwe n'irungu rikomeye cyane, yifuza kumusabira umukobwa we akamushyingira. Nuko ahamagara igisonga cye, cyangwa se umugaragu wari ukuriye ibyo mu rugo rwe, aramuhamagaza. Araza aramubwira ati ndakwinginze ujye mu gihugu cy'iwacu unsabireyo umwana wanjye umugore. Ndakwinginze ntuzajye mu banyamahanga, aho Imana yatubujije kurongora abanyamahanga. Uzajye muri bene wacu usabireyo umwana wanjye umugore. Nuko uwo mugabo arahaguruka, afata ingamiya 10, afata n'ibintu, afata n'abandi bagaragu baramuherekeza, bajya muri Uri y'Abakaludaya kujya gusabira umwana wa Aburahamu
umugore ari we Isaka. Baragenda, bageze mu nzira bari hafi gusohorayo bahura, yicara hasi asaba Imana, arasenga agira ati, Mana ndakwinginze kandi wumve gusenga kwanjye, uwo ndi bugereyo nkerekana ikimenyetso cyanjye aba ari we washimye. Ikimenyetso yashyizeho ati, ningerayo, dore ni mu mugoroba igihe abakobwa bamanuka bajya kuvoma, uwo ndi bubone usohotse aje kuvoma, akavoma nkamusaba amazi yo kunywa akayama, kandi nkamubwira ati, akambwira ngo aranuhira indogobe zanjye, uwo niwe ndi bumenye ko nagiriweho umugisha, ari we mugore w'umwana wa databuja. Nuko akigera ku iriba, umukobwa aramanuka ava mu mudugudu aje kuvoma, aravoma, agiye kugenda aramubwira ati, wampaye amazi nkanywaho. Aratengatira ikibindi cye aramuhereza, anywa ku mazi, arangije aramubwira ati, nduhira n'indogobe zawe. Amenya neza yuko nguwo ari we Imana yashimye kugira ngo abe umugore w'umuhungu wa shebuja. Nuko aramubaza ati, ese sha uri mwene nde? Some uko yamushubije, twumve uko uwo mukobwa yamushubije. Tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro 24:24. Aramusubiza ati, ndi mwene Betuweli wa Miluka na Nahori, kandi hagize kadusubiremo. Aramusubiza ati, ndi mwene Betuweli wa Miluka na Nahori. Nahori, mwibuke Nahori tugitangira, ni murumuna wa Aburahamu, kuko yamubwiye ngo ajye kumusabira umugeni muri bene wabo. Yahise ajya kwa mwene wabo, murumuna wa Aburahamu, aba ari asaba umugeni. Uyu mukobwa ni mwene Betuweli wa Miluka na Nahori, kandi ati, dufite inganangano n'ibyo kurya bizihagije. Ni ukuri uyu mukobwa yari amwubashye cyane, yashakaga ko ajya no kumucumbikira kuko yari abonye ananiwe. Nuko aramuzamukana, amugejejeyo, araryama, baramugaburira ndetse bamuhereza n'amazi yo gukaraba, bamuha rwose ibikwiriye umushyitsi wese. Hanyuma baza kumubaza icyo yifuza, asabira Isaka umugeni, baramumuhereza. Umukobwa yemera kujyana nawe, baramumujyanira, baragenda rwose, ariko ngo amuhereza, asiga aho ngaho ibintu by'igiciro cyinshi cyane, ari byo ubungubu n'ahangaha twakwita inkwano, kugira ngo abone gutwara umugeni we. Nuko amugejejeyo, Isaka aramufata, aramurongora, amugira umugore we, ari we ukomokaho Yakobo na Esawu. Bukeye Aburahamu arongora abandi bagore, abyara abandi bana. Reka tubisome mu gitabo cy'Itangiriro 25, uko urwo rubyaro rungana. Aburahamu arongora undi mugore witwa Ketura, babyara Zimurani na Yokishani na Medani na Midiyani. Nuko abo bana biyongera mu bandi bana Aburahamu yabyaye. Aburahamu rero amaze kubyarana na Ketura abo bana, Aburahamu arasaza cyane. Reka twongere dusome urupfu rwa Aburahamu uko turusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 25 umurongo waho wa 7. Haravuga ngo, iminsi Aburahamu yaramye ni imyaka 175. Aburahamu ageze mu zabukuru, aramye imyaka myinshi, umwuka urahera, apfa ashaje neza, asanga bene wabo. Abana be Isaka na Ishimayeli bamuhamba
bamuhamba muri bwa buvumo bw'imakipela buri mu isambu ya Efuroni mwene Sohari umuheti, ari imbere ya Mamure. Niyo sambu Aburahamu yaguze n'Abaheti, ariho bahambye Aburahamu na Sara umugore we. Aburahamu amaze gupfa, Imana iha umugisha Isaka. Umwana we Isaka yari atuye hafi ya rya riba ryitwa Lahayiroyi. Nuko Imana iha umugisha Isaka, aratunganirwa, amera neza. Ngayo amateka ya Aburahamu twabakusanyirije tukabazanira. Reka ubutaha n'ubundi tuba tugenda tubazanira n'abandi bantu tubaganireho nk'uko dusanzwe tubaganiriza. Ni ukuri kino kiganiro nimba wagikunze, kora share, kore subscribe, nurangiza ukore like, kugira ngo kino kiganiro kigere ku bantu benshi. Ni ukuri Uwiteka abaha umugisha. Bye bye, amahoro y'Uwiteka ababeho.